Indwara y'umutima hamwe n'izindi ndwara zifata umutima biri mu bitera impfu nyinshi ku isi, aho yica abagera kuri miliyoni 18 buri mwaka. Abantu benshi bazi bimwe mu bishobora gutera indwara y'umutima ndetse n'imikorere yawo ikagenda nabi. Indwara nka diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se ibinure bibi mu mubiri, kunywa itabi, kunywa ibisembuye ku kigero gikabije no kurya indyo mbi unhealthy diet bizwi ko ari byo ntandaro y'indwara y'umutima. Ariko se wari uzi ko hari ibindi bintu bishobora kwangiza umutima nko kudasinzira neza nabyo biri mu bishobora kwangiza umutima? Dore ibintu bitanu hano tujya kugarukaho bishobora kwangiza umutima wawe. Icya mbere ni ukudasinzira bihagije. Gusinzira utinze bidahoraho n'ibyakwangiza umubiri, ariko kudasinzira bihoraho bitera ibibazo ku buzima bw'umutima. Umutima nawo ukenera ikiruhuko nk'uko umubiri nawo uruhuka muri rusange. Mu gihe usinziriye amaso ntaba akora. Muri iki gihe rero imikorere y'ubwonko bwawe, imikorere y'umutima, ubushyuhe bw'umubiri ndetse n'umuvuduko w'amaraso biramanuka, imikaya ikaruhuka no guhumeka bikagabanuka. Ibyo byose rero bituma umubiri utandukana na stress. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu badasinzira bihagije baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara y'umutima. Bakomeje bavuga ko gusinzira mu gihe kiri munsi y'amasaha 6 mu ijoro byongera ibyago byo kurwara indwara y'umutima ku kigero cya 20%. Gucamo kabiri ibitotsi cyangwa se gusinzira igihe gito byongera kwangirika mu mubiri ndetse n'ikorwa ry'imisemburo mu gihe cya stress. Abantu bafite uburwayi bwo kudasinzira insomnia bakunze kugira ibyago byo guhagarara k'umutima ku kigero kiri hejuru cyane. Ikintu cya kabiri cyangiza umutima ni umunaniro w'akarande ndetse no gukora ubutaruhuka. Twese duhura n'iminaniro nko mu kazi, ku ishuri no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ariko iyo bibaye buri gihe nubona umwanya wo kuruhuka bizanira ibyago mu mubiri ndetse by'umwihariko umutima. Icya gatatu ni ugukorera ahantu hari umwuka uhumanye n'urusaku rwinshi. Kumara igihe kinini ahantu hari umwuka udasukuye ni ikintu cy'umwihariko mu kwangiza sisiteme y'umutima wawe. Bityo ukwiye kwirinda ahantu hari urusaku rwinshi ndetse n'umwuka uhumanye. Icya kane ni ukutabona vitamine D ku rugero ruhagije. Vitamine D si ingirakamaro ku magufwa gusa, ahubwo ifasha umutima gukora neza n'ubuzima bwiza burambye. Inyigo zimwe zihuza ubuke bwa vitamine D no kwiyongera kw'indwara z'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso ku kigero cyo hejuru. Iyi vitamine igira uruhare mu kubungabunga ubuzima bw'imitsi itwara amaraso, bikaba byiza ku mikorere myiza y'umutima. Ikindi ni uko vitamine D ifite ubushobozi bwo kurinda kwangirika k'umutima. Miliyari y'abantu ku isi bakunze kugira ikibazo cyo kubura vitamine D ihagije mu mubiri. Ibimenyetso byo kubura vitamine D nkeya ni umunaniro, kubabara mu ngingo, gucika intege, kugira ububabare mu mikaya ndetse n'ibindi. Icya gatanu ni ukubaho ubuzima bwo kudakora siporo ndetse no kudafata indyo yuzuye. Kudakora siporo bikurikiwe no kudafata indyo yuzuye ndetse no gufata ibiryo bifite amavuta menshi, ibifite sodium nyinshi, ibikennye ku bikomoka ku bimera nk'imboga n'imbuto biri mu bitera indwara z'umutima ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ni byiza kwita ku ndyo yuzuye ndetse inaboneye, hakiyongeraho siporo no kunywa amazi kugira ngo ubungabunge ubuzima bw'umutima wawe. Ngibyo ibintu bitanu twagarutse muri kino kiganiro bishobora kwangiza ubuzima bw'imikorere y'umutima wawe bamwe batari banazi. Nugenda udakoze subscribe, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tumana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.